Iyo amateka yanditswe n'abatsinze, ukuri kw'abatsinzwe kurahishwa. Mu mpera z'ikinyejana cya 10, isura y'u Rwanda cyangwa umwirondoro w'umunyarwanda byari bitangiye guhindurwa n'ingoma nshya. Ingoma y'abantu bafite uruhu rwera baje bitwaje intwaro zifite urwamo rutandukanye n'iz'imyitero y'icumu n'umuheto. Ariko mu misozi miremure y'Igahunga, mu gace k'amajyaruguru y'u Rwanda, hari umugabo umwe wanze guhindura imyizerere ye. Umugabo w'ikigina ufite igihagararo giteye ubwoba n'amaso areba kure nk'ay'inkore. Izina ry'uwo mugabo ni Rukara rwa Bishingwe. Rukara rwa Bishingwe ni izina wavugaga abazungu bagakangarana, ndetse nta n'umuntu wapfaga kumuvugiraho, dore ko n'ingabo iyo yazivugiragamo zahitaga zigira ubwoba zikamwunamira. Niba utekereza ko uyu mugabo yari umugabo gusa wishe umuzungu w'umukoroni, amateka barayakubeshye. Kuri uyu munsi tugiye gucukumbura ibitabo by'amateka bitandukanye, dusesengure buri jambo, buri gihamya n'indirimbo z'ikivugo kugira ngo twinjire mu mutwe w'umugabo umwe gusa wahagaze imbere y'umuzungu witwaga Rupiyasi, akamureba mu maso maze akamwibutsa icyo bita ubwigenge bw'umunyarwanda. Nyamara urugamba ntabwo rwarwanwaga n'amacumu gusa, rwanarwanwaga n'imyizanire y'imico ibiri itandukanye. Ni iki cyabaye mu masegonda ya nyuma mbere y'uko icumu rya Rukara rishita mu gikonjo cy'umuzungu? Kuki kugeza n'uyu munsi izina Rukara rwa Bishingwe rikirunguruka mu mitwe y'abanyarwanda nk'ikimenyetso cy'ubwigenge? Bikundira unyure mu nyanja ye y'amateka yo hejuru. Jye nitwa Silvan, iyi channel yitwa Silvan Cukumbura Documentaries. Ndagira ngo mamenyeshe ko nahinduye content, gusa ushaka kungisha inama mu rukundo wanyandikira kuri nimero ni 0794409496. Uyu munsi tugiye kujya dukomeza